Yesu nashimwe. Turabaramukije mwese tubifuriza n'igitondo cyiza. Dushimiye Imana duhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Imana nishimwe. Buriya twebwe bijya bidutungura ariko ntago bijya bitungura Imana, kubera ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Imana nishimwe. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rw'Abaheburayo, ibice ni 7, ibice ni 5. Ibice ni 5 turahera ku murongo wa 7. Abaheburayo ibice 5 dore ku murongo wa 7 tugeze ku wa 10. Hanyuma tuvugemo ibintu bikeya, hanyuma dukuremo icyifuzo dusenge. Abaheburayo 5:7 haravuze ngo Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganwa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwisa umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Imana yacu nigeze umugisha. Ntabwo ndi buvuge ngo intego y'ijambo ni iyi, nubwo dukunda kuvuga intego y'ijambo, ariko ubundi nta intego y'ijambo Yesu yarayivuze ngo ni ukwezwa. Ubundi ijambo ryose risiga ritakwejeje, urebye riba ryagize umumaro mukeya, kuko Yesu yaravuze ngo umereshe ukuri niryo jambo ryawe. Ubundi intego y'ijambo burya ni ukwezwa, tugakomeza urugendo. Imana nitugirire neza. Hano dusomye amagambo avuga ngo Yesu akiri mu mubiri. Ubwo birumvikana ko abantu turi kuvugana, nubwo mwaba muri mu mwuka cyangwa tubamo, ariko turemeranya ko turi mu mubiri. Icyo ni icya mbere. Amen. Hari igihe abantu bibagirwa ko bari mu mubiri, bagashaka kwifata nk'abatari mu mubiri, ariko iki gitondo reka twibukiranye ko turi abantu bari mu mubiri, bacyambaye umubiri. Hanyuma hari ibintu bibiri biranga abantu bari mu mubiri. Abantu bari mu mubiri aho bava bakagera, baba bakomeye, baba boroheje, baba abanyabwenge, baba wenda bo byayobeye mu ishuri, baba batunzi, baba bakene, bazarangwa n'ibintu bibiri. Bapfa gusa kuba bakiri mu mubiri, bazarangwa no kwinginga no gusaba cyane. Imana itugirire neza. Hari umugabo w'umukire uheruka gupfa hano i Huye, yabwiye abana be abatumaho, kandi pe arakize. Arangije yari akize nako kuko yaranipfiriye nyine. Arangije arababwira ngo nashatse ifaranga abana banyu, ngo ariko ndinze mpfa ntararibona, ngo ntimuzakine n'ifaranga. Urumva nawe yapfuye agisaba. Uko abantu baba bameze kose, burya nubwo utabumva basaba ariko ntibabura ibyo basaba, ndetse hari n'abafite izindi mana basaba nabo, ariko abantu bari mu mubiri bazarangwa no kwinginga no gusaba, kugira ngo nibura babone icyabakiza bitewe n'ibibazo barimo. Ariko hano Bibiliya yitubwiye ko Yesu we akiri mu mubiri, ngo amaze kwinginga no gusaba cyane, ngo yabashije kumukiza urupfu. Icyo ni ikindi kintu tugomba kumenya. Umuntu uri mu mubiri yitegure no gupfa. Yitegure ko urupfu hari umunsi ruzamugwa gitumo. Icyo ni ikintu cya gatatu. Ngo hano Yesu rero ngo yaratakaga cyane ari. Ndashaka cyane kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo yumviswe kubwo kubaha kwe. Amen. Abantu benshi bakunda gusenga, nyine dukunda gusenga, ariko ukwiye kujya utekereza, niba ushaka ko Imana ikumvira, ukwiye kuba nawe uyumvira. Ni ibintu bibiri rwose. Imana itugire neza. Iri jambo turutindeho riravuga ngo yumviswe kubwo kubaha kwe. Icyo ni ikintu kindi cya kane. Niba turi gusenga hari ibintu dusaba Imana ngo itwumvire, ariko iratwumvira kubera iki?
niyo mpamvu imana iri bwumvira abantu ngo nyamara nubwo ari umwana w'imana yigishijwe kumvira ku bw'imibabaro yihanganiye. Icyo ni ikindi kintu cya gatanu kiri muri iri jambo rikomeye, tuvuga ngo ni iyihe mpamvu imana yemera kutubabaza. ubwo umuntu ashobora kuvuga ati ariko se ni ngombwa ko imana yirirwa ibabaza umuntu, ariko ndibutse ko ari Yesu Kristo turi kuvugaho, ngo nubwo ari umwana w'imana ntibyari bihagije ngo yumvire imana, ahubwo yagombaga kumvira imana abyigishijwe n'imibabaro. Ndagira ngo mpumurize abantu bose bari kubabazwa uyu munsi bamenye impamvu imana yemera ko tubabara, ni ukugira ngo twige kuyumvira, kuko kuyumvira ntibiri mu muntu wambaye inyama n'amaraso. Reka nshimangire ko kumvira imana bitari mu muntu wambaye umubiri. Imana nitugiriye neza muri iki gitondo. Uyu munsi wa none ushobora kwibaza ngo kubera iki imana yemeye ko ibi bimbaho, kuki yemeye ko uyu mubabaro ungeraho. Uyu munsi imana igufitiye igisubizo kivuga ngo na Yesu Kristo nubwo yari umwana w'imana yigishijwe kumvira ku bw'imibabaro yihanganiye. Imana yacu nitugirire neza. Kandi hari igihe umuntu abona yenda atiba, akabona adasambana, akabona ataroga, atagambanira, akagira ngo yarangije kumvira imana. Biragoye kumvira imana ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko dusabwa kumvira imana buri munsi. Uyu munsi imana ishobora kuvugana nawe ikakubwira ngo haguruka aho uri ujye gusura Egide, ukumva nta mpamvu yo kujyayo, ukumva mbega ibyo bintu se, ukumva uzanajyayo n'ejo bundi. Oya, ariko abantu bigishijwe n'imana kuyumvira binyuze mu mibabaro, iyo ivuze rimwe babyumva karindwi. Imana nitugirire neza. Haleluya. Imana ni ikintu. Muri iri jambo ndaza kubinginga muze kongera kurisoma mwitonze, wenda tutiruka n'iminota, hanyuma ugende nawe ukuramo buri kintu kimwe kimwe ureba impamvu yabyo. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire muri iki gitondo nta bintu bitubaho bidafite impamvu yabyo. Imana yacu nitugirire neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana ukareba Abisirayeli bava muri Egiputa, ngo byaragoranye cyane kugira ngo babashe no kwizera Imana yari itumye Mose, cyane ko ngo Mose akimara kuvugana na Farawo ngo ubu bwoko bwongerewe imibabaro. Ariko iyi mibabaro nta yindi ntego Imana iba ifite, kuko Bibiliya yavuze ko n'Imana itatubabaza iteka, igeraho ikagira ibambe. Igira ibambe kuko umuntu ageze ku kigero cyakumvira imana. Imana nitugirire neza. Ngo Abisirayeli nabo barababajwe cyane, ariko biza kurangira Imana ikoresheje imbaraga nyinshi, izi nkuru murazizi, ngo bava muri Egiputa, ngo ndetse bahava bashinze amajosi. Ariko uwababona bahavuye bashinze amajosi bishimiye iby'Imana ikoze, ushobora kwibeshya ko bageze ku rugero rwo kumvira Imana. Hari igihe tubona abantu bahimbaza Imana bakanayishimira mu rusengero, bagatanga n'amaturo y'ishimwe bashima ko iby'Imana yabakoreye, ariko ukagira ngo ahari koko uko bashima Imana birangana n'ukuntu urwego bagezeho bayumvira. Ariko nagira ngo mbabwire ko umuntu wese ukiri mu mubiri azarangwa no gusaba no kwinginga, kandi umuntu wese ukiri mu mubiri agomba kunyura mu mibabaro kugira ngo yigishwe kumvira Imana. Imana yacu nitugirire neza, kandi umwami wacu nadufashe. Abisirayeli ngo bageze ku nyanja itukura bahita bagaragaza neza ko ari abantu batigeze bumvira Imana na gatoya, kuko barahageze bahinduka Mose, batangira kumutuka, batangira kumubwira ibintu bihabanye n'iby'Imana yagize gute yavuze. Inshuti z'umusaraba, yenda iri jambo ryo kumvira Imana izamfashe ninongera kubona umwanya nzarigarukeho nanone. Ndumva iyi minsi tugezemo nshaka kubwira abantu ko bakwiye kubaho mu buzima bwumvira Imana. Iyo ugereranyije n'imibabaro twaciyemo ukagereranya n'ibibazo twagiye duhura nabyo, ndagira ngo mbabwire ko iki cyari kigeze ngo tuba abantu bumvira Imana kadonini braille vayi, kandi tuba abantu bashobora gusenga Imana ikatwumvira. Haleluya. Tuba abantu bashobora kubwira Imana tutari hirya cyane y'ubushake bwayo, kuko ngo Yesu yarumviwe. Iki ni igihe cyari kigeze ngo
abana b'Imana berekana inyungu bakuye muri aka gakiza, bereka isi ko ari abantu bashobora kumvirwa n'Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana, umugaragu w'Imana rero ngo yigeze aravuga ngo imvura ntizigera igwa imyaka 3 itarashira ngo kereka nimba itegeka. Uyu muntu w'Imana Eliya n'umwumva utyo ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gusa, oya, ibi bintu bigira ahantu bituruka. Nagira ngo ubwire ko imibabaro uri gucamo, ingorane uri guhura nazo, ni izigusunikira kuba umuntu waba uri mu mugabane w'abantu bumvira iki Imana kandi bashobora kumvirwa nayo. Imana yacu nitugirire neza. Tugeze mu gihe uyu munsi wa none n'abarokore benshi n'abanyamasengesho benshi, uretse no kumvirwa n'Imana, n'abadayimoni ntibakibumvira. Usanga abantu bashobora guhera mu gitondo bakagenda barangiza ukwezi bakirukana abadayimoni mu muntu. Kubera iki? Abantu barashaka kwiyerekana no kwerekana imbaraga zabo kandi z'Imana zitagihari, kubera ko abantu ntabwo bakiri mu murongo wo kumvira Imana. Aba Bayisiraheli bambutse inyanja itukura, ndetse ngo hari ahantu bageraga bagatabaza cyane basaba amazi yo kunywa, basaba ibyo kurya, ngo Imana ikagira ibambe ikabumvira. Ariko bashiriye mu butayu harokokamo abantu 2 bonyine. Kubera iki? Kubera ko uru rugendo ruzarangiza abantu bumvira Imana, ntabwo ruzarangiza abantu babonye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana nitugirire neza. Ntabwo ruzarangiza abantu bahawe abagore n'abagabo n'Imana, ntabwo ruzarangiza abantu bakuwe mu bukode n'Imana, ntabwo ruzarangiza abantu bahawe akazi n'Imana. Uru rugendo reka dushimangire ngo ruzarangizwa n'abantu bumvira Imana bonyine. Kandi aha nta marangamutima hari ukuntu abarokore tujya tworoshya ibintu, rimwe na rimwe bakavuga ngo tugira iterabwoba, ngo tuba dukanga abantu tubahamura. Iki gitondo Imana yo mu ijuru idakiranirwa, ikiranuka muri byose, ivuganye natwe ngo uru rugendo ruzarangiza abantu bumvira Imana. Ni ukuri kose nta muntu utumvira Imana uzayirangiza, kandi Imana yatunyujije mu mibabaro kugira ngo twige. N'uyu munsi wa none n'iyi covid igomba kwigisha abantu. N'igihe abantu baryama bavuga ngo burakigenda, ni ukuri kose abantu baracyababazwa ngo nibura Imana irebe niba bakwiga kuyumvira. Ariko uyu munsi abantu baranze n'abasenga, barasenga ngo covid iveho, ngo igende, ngo hanyuma bikomereza ubuzima. Abantu bafite intego zo gukuramo kumvira Imana ngo babone ko ibintu byose burya ari ubusa, mu kanya gato byahinduka, ni bakeya. Mureke dufatanye gusenga Imana, tubwire Imana ngo muri iyi mibabaro duhererwe n'imbaraga zo kumvira Imana. Ubundi mu bihe nk'ibi bigoye, mu bihe nk'ibi biruhije, nasomye Bibiliya irambwira ngo nibigabera bagwiza imbaraga. Aleluya! Nibigabera bongererwa ubushobozi bwo kwerekana Imana mu isi. Imana nitugirire neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana, igihe cyose abantu b'Imana babaga bari mu bibazo, babaga bafite uburenganzira bambuwe, babaga bafite ibintu bibagoye, nibwo Imana yigaragazaga cyane, umucyo w'Imana wigaragarizaga muri bo mu isi. Uyu munsi wa none inshuti z'umusaraba, reka dusenge tubwire Imana ngo Mana, muri ibi bihe turimo bigoye isi, muri ibi bihe isi isa n'iyashobewe, dushoboze kwerekana icyo twakuye muri uru rugendo twanyuzemo rw'imibabaro. Hari byinshi abantu batwibazaho, hari byinshi abantu batureba bakavuga ko twataye ubwenge, twahise ntituzi aho igeze, ariko cyari igihe kigeze ngo twereke isi umucyo twakuye ku Mana. Imana nitugirire neza. Turashobora kuba warabaye mu buzima wenda bugiye bunyuranye, ariko wisuzumye neza ushobora gusanga hari uburyo utagiye wumvira Imana. Yenda ikindi gihe nzabahaho n'ubuhamya gatoya. Ishuri ryo kumvira nararyize jewe, ariko hari n'igihe abantu biga ntibamenye ko bari kwiga, ugasanga mbega babaye abanyuma mu ishuri. Ariko uyu munsi ndakwinginze ngo inyigisho wigiye muri iyi mibabaro ukuremo amanota yitwa kumvira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Satani ntakuruganye ngo ube warababarijwe ubusa. Imana itugirire neza. Ngo kandi aba bantu ngo iyo bapfukamye basenga binginga, ngo iyo basaba binginga, ngo Imana irabumvira. Imana nishimwe.
dushimiye Imana rero reka dufatanye gusenga nawe wakuramo ibyifuzo bigiye bitandukanye ariko nababwiye ngo ubundi ijambo ry'Imana intego yaryo ni ukweza umuntu aho riva rikagera uko ryaba rije ari ubuhanuzi uko ryaba rije ari ihumure uko ryaba rije kukungura cyangwa kuguhugura uko ryaza kose ijambo ry'Imana intego yaryo ubundi ni ukweza. Imana nitugirire neza reka rero dusabe imbaraga tubwire Imana ngo Mana ko twaciye mu mibabaro waduhaye imbaraga ziva muri iyi mibabaro hanyuma tukabasha kukumvira. Data wa twese uri mu ijuru, yego Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana ishobora byose. Iki gitondo gushimira ijambo ryawe rivuganye natwe, izina ryawe niryubahwe. Ijambo ryawe riravuga ngo wowe ubwawe warababajwe kandi wigishwa kumvira kuko wari umuntu kandi wambaye umubiri, kandi abantu bose bari mu mubiri rwose wagiye ubategurira ibizatuma bakwinginga banagusaba, kandi umuntu wese uri mu mubiri rwose nta hantu yahungira imibabaro kuko imibabaro ni ishuri rituma umuntu abasha kumvira Imana. Turagushimiye rero Mwuka wawe warabaduhaye, uyu munsi niduhabwe imbaraga zo kugendana nawe tukumvira. Yesu Kristo n'umushimwe umugaragu w'Imana Yosuwa ari ahantu hamwe yigeze asaba cyane yuko ngo izuba rihagarara ngo ni ukwezi sisiteme arayihagarika ngo yumvirwa n'Imana kuko nawe yari umuntu wumvira. Izina ryawe niryubahwe. Icyami iki gitondo ukaduha imbaraga zo kugendana nawe tukumvira. Icyami iki gitondo ukagira abana bawe bumvira. Turagushimiye rero amateraniro yacu nuduheremo umugisha, girira neza abana bawe bose kandi ugende ubumvira mu buryo butandukanye. Turagushimiye kuri Imana igiye kuduha umunsi mwiza kugira ngo tuwishimiremo. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'Umwuka wawe wera nibane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mana nebaho umugisha. Amen.